Ndi umugabo w'umuhanga, ndiyoroshya, nakuriye mu muryango utifashije, ariko ubu inzozi zanjye nari mfite nazigezeho. Gusa nubwo nageze ku izo nzozi, impano yanjye mfite ntabwo nzayipfusha ubusa, nzarinda gusaza nkikora. Ese gute twisanze ahantu aho usanga impano y'umuntu akenshi ivuyemo ikizamutunga iteka ryose, ariko n'uwo muntu akanga kuyirekura kandi agakundwa cyane ku buryo ubwe nawe atabyiyumvishaga? Uwo nta wundi ni umukinnyi wa sinema w'umushinwa mwese muzi Jackie Chan. Uyu mugabo yakinnye filime nyinshi, harimo nk'iyi ngiye kubereka. Birenge maguru yewe maguru gusa nako kazamura ibice. Yewe maguru yewe maguru ari hano. Mu myaka irenga 50 ushize, izina Jackie Chan ryabaye ikimenyetso cy'umuntu utinya, ntacyo uhuza imbaraga z'imikino ngororamubiri, urwenya n'ubuhanga bwa sinema mu buryo bwatumye isi yose imukunda. Ariko mbere y'uko aba icyamamare cy'isi, hari inkuru ndende yuzuye imihangayiko, ishyaka n'umurava byubakiye kuri buri ntambwe yanyuzemo. Jackie Chan yavukiye mu buzima bugoye muri Hong Kong mu 1954. Jackie Chan yavutse ku tariki ya 7 mu kwezi kwa 4 mu 1954, ubu akaba afite imyaka 68. Yakunzwe cyane mu mafilime atandukanye nka Karate Kid, aho yari ari kumwe na Jaden Smith, umuhungu w'umukinnyi wa filime ukomeye muri Amerika Will Smith. Tukaba tumuzi muri filime nka Shanghai Express, Spy Next Door, Project A ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye zakozwe n'abatari bake. Jackie Chan ni umwe mu bakinnyi bakunzwe cyane kubera gukina filime zisekeje ndetse agakora ibintu bikomeye nko gusimbuka kuri etaje, gusimbuka imodoka iri kugenda ndetse n'ibindi byinshi. Nubwo ibyo byose yabikoraga, yarabikomerekeragamo bikomeye ndetse akanajyanwa mu bitaro. Mu 1986 Jackie Chan ubwo yakinaga muri filime yitwa Armor of God, yavuye mu giti maze akubita umutwe ku rutare, akomereka mu buryo bukomeye, byanamuviremo gushyirwamo icyuma gihoraho gifite ubunini bungana na 1/4 cy'agahanga ke. Rimwe na rimwe Jackie Chan ajya atumira abantu barimo abafatanyabikorwa be, akerekana icyo gikomere kibasha kwinjiramo intoki abinyujije mu biganiro akorera ku mateleviziyo atandukanye. Jackie Chan yakuze aba mu kigo cyacumbikiraga abanyeshuri cyibanze ku buhanzi. Gusa mu myaka yashize Jackie Chan yavumbuye byinshi ku babyeyi be, birimo ko se Fang Daorang yagize uruhare mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi butemeye kandi bikekwa ko yari intasi y'igihugu. Nyina umubyara akaba yarigeze gufatwa azira kwinjiza amagendu, kandi yari afitanye isano n'isi ya Shanghai. Kugeza ubu Jackie Chan ari mu byamamare byakunzwe cyane ku isi, aho yagiye atumirwa mu marushanwa menshi atandukanye ndetse amenshi akayabonamo ibihembo nka American Choreography Awards yabaye mu mwaka wa 2002, Asian International Film Festival and Awards yabaye mu mwaka wa 2015 ndetse n'izindi nyinshi. Jackie Chan ibyo wabivugaho ntiwabirangiza, kuko uyu mukinnyi ni igitangaza. Jackie Chan afite uruhare rwe cyangwa se utuntu twe dusa naho turi unique. Nimvuga ikintu kiri unique, ni ikintu cy'umwihariko. Uyu mukinnyi azwiho cyane udukoryo twinshi, utuntu tumeze nka comedy, ariko nanone akaba azwiho gukina ibintu bisa n'ari ibyanyabyo, kuko uyu Jackie Chan yakunze cyane gukina ibintu bya martial arts, ibi bijyanye n'imirwanire. Jackie Chan azwiho kuba umunyamurava mu bintu akina. Reka dufate urugero twafata ni nko muri filime yitwa Horizon Mills. Iriya filime uburyo Jackie Chan yayikinnye, uburyo yaranje, ubona ko we na Sam Hang bafatanyije kuyidirectinga, ndetse no mu buryo
iriya filime imeze usanga ko iri unique kandi iriya filime ikaba yarakunzwe cyane. Njye dukomeje kubonamo ikiganiro cyangwa twabanye muri ikiganiro, nitwa Adolphe, iyi ni Kevin Entertainment. Ndagusaba gukora subscribe, like na share, ushyire no muri comment undi muntu uri kumva twagukoreraho twamukoraho. Twe dukora ku bwanyu, byose tubikora ku bwanyu, ndetse ni iby'agaciro kuba wari kureba iyi video. Njye ibyacu nakagaruka. Ciao ciao, murakoze, Imana ibarinde.